Yo hano turi kumwe n'umukobwa kabisa, umukobwa mwiza cyane, umukobwa wirwanyeho, ni ibanga ariko turagira ngo tubanze tumubereke yivuge, yibwira abadukurikiye, ababwire ese ni muntu ki, ese akora iki, ese ibintu akora yabitangiye ryari, ni indoto ze barabimuhatiye, noneho atuganirize muri make urugendo rwa filime mu Rwanda. Sinema nyarwanda nyimazemo igihe kitari kinini cyane, ni igihe gitoya cyane, gusa uburyo kuba nagitinga gutya soko ari ibintu mazemo igihe kinini, ahubwo ni ibintu bindi mu maraso. Niyo mpamvu rero niho mvoma cyangwa se niyo soko nkuramo kwagitinga neza. None mu muryango wanyu hari umuntu waba ubamo ukina ibintu by'amafilime cyangwa se mu nshuti zawe, cyangwa ni ibintu weho wisanzemo, cyangwa se ni impano warabirose, wari ufite indoto zo kuzakina filime? Watubwira. Sinema nyarwanda urebye mu muryango wacu nta muntu uyikina, gusa kera nyine mama yigeze kumbwira ko yajyaga akina amakinamico ku ishuri, akambwira ati nawe ujye ukina nta kibazo niba ubikunze. Byabimbwiraga kera nyiri umwana muto, gusa kubera papa atabyumvaga neza n'amasomo byose bikaba inzitizi, mba mbyihoreye. Gusa aho nigaga nari mfite inshuti zanjye zikunda ibintu nk'ibyo, tukajya dukina amakinamico meza cyane akanakundwa rwose. Rero aho mboneye akanya ndavuga ni reka njye muri sinema, kuko ni ibintu nkunda kandi bimbamo, niko guhita nyijyamo. Ni ibintu nkunda, sinema nyarwanda ndayikunda, ni nziza pe kandi biramfasha. Ibyo nyina ukuntu abantu bankoraho ndi gukina, ni ugukina nyine. Njye ntabwo bimbangamira, ahubwo babibona bakancira imanza cyangwa se bakanekereza ukundi, abo nibo wenda bibangamira. Gusa njye nta kibazo mba mbifiteho, kuko nkora ibyo nkunze kandi ibyo nyina nibyo bituma abantu bankunda. None ni cyagushimishije ukigera mu bintu bya filime, cyangwa se ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Imbogamizi naba narahuye nazo nkigera muri filime nyarwanda, ni imbogamizi zo kubona hari abashuti banjye batabyumva, harimo ndetse n'abandi bantu bakeya bavuga ati si ibintu uri gukina ni ibiki, bizakugeza kuki. Urebye izo nizo mbogamizi nabashije guhura nazo, gusa buhoro buhoro bagenda babyumva, aho bigeze ubu nta kibazo nyibifiteho. Ushaka kuba wakina filime ugakora n'ibindi bintu? Gukina filime nta kintu mfite ubu mbibangikana nabyo, muri make nta kindi kintu nica, ibitekerezo byanjye byose biri muri sinema. Ubu niho ndi kubarizwa. Ni iki wagira inama ku rubyiruko rwumva yuko rudashobora kuba rwajya imbere ya kamera ngo rwexpressinge cyangwa se rwerekane impano yarwo ku bw'imyumvire yabo? Inama nagira urubyiruko rutinya kujya imbere ya kamera ngo rwerekane impano yarwo, ni uko iyo ufite impano uba ugomba kuyigaragaza. Ntimuzatinye kuba mwajya imbere ya kamera ngo ugaragaze ikikurimo impano yawe. Ntuzatinye rwose kubigaragaza kubera amagambo se cyangwa n'izindi nzitizi zikomeye. Wowe upfa kuba ufite impano wumva ari ikintu kikurimo, jya ukigaragaza. Inama nagira urubyiruko rero rutinya kujya imbere ya kamera ngo rugaragaze impano yarwo, nabagira inama yo kugaragaza impano yawe utitaye ku byo abantu bavuga, ugafokasinga ku kintu wumva ushaka, kuko biriya ukina ntabwo ariko uba umeze mu buzima busanzwe. Ibyo dukina ni ugukina nyine, ntaho bihuriye n'uko wowe umeze mu buzima busanzwe. Nabagira inama rero yo kutitinya, mutinyuke, niba ufite impano ukore uko ushoboye uyigaragaze, ugaragaze ibikurimo. Wowe nko muri rusange wumva ari nk'iki ukeneye kugira ngo ube warenga kuri rwa rwego uriho ugere ku rundi? Ikintu nkeneye kugira ngo mbe narenga ku rwego ndiho ngere ku rundi, icya mbere nkeneye
abantu bamba hafi, abamfasha, abafana, abantu mukagaragaza ko mukunze ibintu nkora kugira ngo nyine mbashe kuva aho ndi ngire aho ngera, wenda nanjye ngire n'abo nafasha mu gihe nzaba mfite nanjye aho ngeze.